ngo arinda gupfa, ubuzima bwe bumeze nabi cyane. Nta wundi bavuga ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndagusaba ngo ukore subscribe Kayunguruzo TV ndetse kiganiro ugikurikire kugeza kirangiye, kuko kirimo ubusesenguzi bwinshi cyane, harimo ibitekerezo byanjye bwite ndetse no kugenda nshungura nkurikije iby'abandi bagiye bavuga. Nawe ndagusaba kugira ngo uze kuba hafi kugira ngo nawe utange igitekerezo cyawe. Urakaza neza. Muri make uko bimeze, hashize igihe kingana rwose nk'ukwezi inkuru kuri YouTube nta yindi ari uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame arembye arinda gupfa. Hari abavuze ko arwariye mu Budage, ko ameze nabi cyane. Hari na bake n'umwe numvise uvuga yuko arwariye mu Rugwiro ameze nabi cyane pe, ubuzima bwe bumeze nabi. Abenshi babitangaje ni abantu batumvikana n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, bavuga yuko apfuye bose ukabona ko binabashimishije. Nkagiye mubona amafoto atandukanye yakuye kuri internet, nanjye kugira ngo mbashe kuba nasobanura inkuru nabashe gukoresha ifoto ya AI, Artificial Intelligence, igaragaza Perezida Paul Kagame arembye. Ariko ntabwo ngiye mbifitiye gihamya, ariko AI ushobora kuyiha amakuru ikaguhereza ifoto uko uyishaka. Aba rero bo barabyemeje, bemeza yuko bose Perezida Paul Kagame ari mu kaga. Ntabwo tuzi neza yuko babizi cyangwa hari umuntu wabahaye amakuru wegereye Perezida Paul Kagame ngo babwire yuko Perezida Paul Kagame arembye. Ariko koko iyi nkuru yarasakaye, isakara ahantu hose. Ibi kandi byari bikurikira yuko bagiye batangaza yuko u Rwanda ruri mu bihe bibi cyane, bikurikiwe nuko barutegetse yuko bakurukuri ingabo muri Kongo mu masezerano ya Amerika, aho Amerika ari umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero biza binakurikirana none n'ifungwa rya Ingabire Victoire Umuhoza. Ibi rero byose bakongera bakabizanamo urupfu rwa Perezida Paul Kagame, bakavuga yuko ameze nabi ndetse ashobora no kuba yanapfa isaha ku isaha. Bakanashyiramo bati ese ninde muntu ushobora kuba wamusimbura. Ariko bikagaragara nk'aho ari ikintu cyishimiwe cyane cyo ko Perezida Paul Kagame arembye cyane cyangwa arwaye. Ibi rero byavugiwe kuri internet. Ntabwo tugeze tubona ubuyobozi cyangwa se leta igira icyo itangaza kuri ibi bintu byavugwaga bijyanye n'urupfu rwa Perezida Paul Kagame. Ariko twaje tubona Yolanda Makuru, mu buvugizi wa leta, yandika avuga yuko Perezida Paul Kagame ameze neza rwose, nta kibazo afite, ahubwo izo ari imvugo zirimo abantu banga zinzangano bashaka kuzana ibintu by'urwangano, bavuga ko Perezida Paul Kagame arembye, ko ari ibihuha, ko ahubwo yari amaze igihe ari mu kiruhuko bitewe n'akazi kenshi yari afite. Mu babinenga bakavuga yuko nta gihe ati kuki babitangaje, ntibyari bigeze batangaza yuko ari mu kiruhuko. Bakavuga yuko amaze igihe kinini atagaragara mu ruhame, kigera nko ku byumweru bitatu, kandi Perezida Paul Kagame yagaragaraga nk'umuntu uhora uri mu kazi, agaragara mu itangazamakuru, ajya mu bihugu bitandukanye. Rero bikavuga yuko ibi ngibi byaba ari ukujijisha abaturage ko ameze nabi koko. Ibyo ni ibintu bitandukanye abantu bagiye bandika babivugaho mu buryo bitandukanye. Nabiriya zirakonje zatanzwe nyinshi cyane, bakavuga yuko zifite aho zihuriye no kugira ngo abantu bakomeze babajijishe cyangwa se bakomeze bahugire mu biruhuko. Ibyo ni ibintu bitandukanye bagiye batanga, nawe wenda waba warabyumvise. Ariko ku Kayunguruzo TV tukibaza ngo kuba Perezida Paul Kagame yarwara akaremba, ese byamarira iki umuturage? Kuba Perezida Paul Kagame yapfa bimariye iki umuturage? Bizatuma ibiciro bigabanuka, bizatuma imisoro igabanuka. Abaturage bavuga yuko imisoro ari myinshi cyane. Ese uburezi bwo mu Rwanda buzazamuka kuko Perezida Paul Kagame yapfuye? Kupfa numva atari cyo kibazo, cyangwa se kuba yaremba si cyo kibazo. Kuba wamukunda cyangwa wamwanga, ibyo ni uburenganzira bwawe.
ariko ikintu twatekereza ni kimwe, niba wumva ko kutamukunda utanamwishimira, ni iki gitekerezo utanga unyomoza, aho kugira ngo ufate umwanya mwinshi cyane utangaza iby'urupfu rwe cyangwa se ko atameze neza. Ni iki kintu utangaza gishyashya ushobora gukora cyatuma ibikorwa bye ubihirika cyangwa se umukura ku butegetsi? Ibyo birashoboka cyane. Ushobora kuvuga uti muri ibi bintu sectors n'izi ntabwo mbyemera, byarangiza ukanafata n'icyemezo cya kigabo, nimba uri umunyapolitike ukiyamamaza abaturage bakagutora. Ibyo ni ibintu ushobora gukora aho kugira ngo wishimire ko Perezida Paul Kagame arembye cyane cyangwa se ngo yenda gupfa, ahubwo waharanira uburyo ugomba gutanga ibitekerezo byawe. Kuko ababitanga barahari, harimo Victoire Ingabire, mubabarire nkunda kumuvuga cyane, si uko ndi umuyoboke we, ahubwo nuko njya mbona atanga ibitekerezo, ukabona nta nubwo atukanye, nta muntu abwiye nabi. Bafose twagira mu ngabo nabo bagendaga batanga ibitekerezo bitandukanye, ariko kuvuga ngo umuntu yapfuye, ngo arenda gupfa, ngo ameze nabi, ngo amaze imyaka mu mwaka ngo atakiriho, ibyo ngibyo numva nta kintu bimaze muri opposition, ntacyo bishobora gutuma byafasha muri opposition kuvuga ibyo ngibyo. Kuko murabyibuka neza, si ubwa mbere Perezida Paul Kagame abitswe, kuko no mu rugamba rwo kubohora igihugu mu gihe yari umugabo w'ingabo za RPA, nabwo bavuze yuko icyo gihe nabwo bamuvuzeho yuko ko yapfuye. Bivugwa n'umunyamakuru witwa Kantano avuga yuko rwose bamwivuganye ko yamaze gupfa. Ariko ibyo ngibyo nta kintu bimaze. Icy'ingenzi ni politike ihamye, ukavuga uti ibi ngibi akora n'ibi, kuko numva ko no mu muco nyarwanda atari byiza kwishimira ko umuntu arwaye cyane cyangwa se umuntu apfuye. Kuko kurwara cyane no gupfa cyane abantu bose tubihuriyeho. Kuba yaba ari Perezida wa Repubulika ntabwo bivuze yuko adashobora kuba yarwara, ntabwo bivuze yuko atananirwa, ntabwo bivuze yuko atapfa. Kuko nawe uri kwandika uvuga yuko yapfuye ukabyishimira, nawe ushobora kurwara, ushobora guhura n'ibibazo, ushobora gupfa no gupfa. Iyi si inkuru wakwandika ngo uvuge ngo kana Perezida wa Repubulika ngo yapfuye cyangwa se ameze nabi, bibi ibintu byo kwishimira cyane, oya. Ahubwo umwanya mujye, nimba muri opposition nya opposition, umare mutegura ibintu bituma bimukuraho, nimba mubona yuko mutamwemera, mufate n'icyemezo, muze muniyamamaze, muhangane nawe maze mumukureho. Ariko ubashije gutinda muri ibyo ngibyo, waba ugaragaje yuko nta ntege nyinshi, nta ntege ufite muri politike, ahubwo ugahishingiro Perezida Paul Kagame, bikanagaragara yuko umutinya cyane. Ibyo rero numva nta kintu byaba bimaze. Wowe ukurikiye Akayunguruzo TV, ibyo ni ibitekerezo dutanze hano ku Akayunguruzo TV. Nawe ufite ikindi gitekerezo cyawe wagitanga muri comments. Ariko nagira ngo nibutse nanone abandi bantu bagaragara ku YouTube bavuga yuko ngo Perezida aramutse Paul Kagame apfuye, kuko bashobora kuba ari ikintu kibi bakora. Iyi mvugo nayo ntabwo ni imvugo nziza, kuko ni imvugo yabigaragaza nk'ikintu cya jenoside, kandi jenoside ntabwo never again, ntabwo ari ikintu, ntabwo dushyigikiye urwangano, ntabwo dushyigikiye iki. Nubwo basubizaga abavuga yuko bishimiye nabo ko Perezida Paul Kagame yapfuye, ko arwaye cyane, nabo babyishimiye, byose urumva ko ni ibintu bitari byiza, ntabwo ari ibitekerezo byose ushobora kuba washima. Ahubwo ikintu twatekereza ni kimwe, ngo ni gute igihugu cyatera imbere, ni gute igihugu cyagendera kuri demokarasi, ni gute igihugu cyakorera ku mategeko. Nimba ukunze kino kiganiro ugejejeho, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ndetse ugihereze na bagenzi bawe. Murakoze cyane, ndabakunda.